Comment est-ce que tu peux oser faire ça chez moi? Numva ibyo bintu kwiye kubimbaza. Murakundana? Amafoto yanjye garagara. Wowe. Tonganya rimwe na rimwe nkamushinja amakosa utakoze ariko ndagusezeranya ko bitazongera. Koze cyane. Umutima wanjye uraremereye, sinzi aho nahera, gusa ko mu mwanya w'umubyeyi ndabizi neza ko ashobora kumbabarira. By'ukuri naramukoshereje rimwe na rimwe nkamutunganya nkenda no kumukubita, gusaba imbabazi imbere y'abantu. Nakubabariye mugabo mwiza. Kandi namwe mumbabarire Imana nakoze kandi nabashimiye, ndumva ngize akantu kari munsi yo nkandeka ngiye mu kigo. Oya papa nta kibazo, ahubwo twumvaga twafashe n'agafoto. Iki ifoto? Nyine ifoto. Kandi sibyo by'ifoto mu bigaruye muti. Ifoto. Ifoto y'umuryango. Nyine ifoto y'umuryango. Y'umuryango. Tuyifate. Ako papa cyari kapsefate ejo mu gitondo sibyo? Yeah. Tuzahamagara. Ejo mu gitondo niho heza. Mama mistress. Ako mama. Icara hano mbere, ntagiye gufasha iyi. Oya, kuko papa yahindutse. Axel, papa wanyu bura ntagiye gupfa. Oya ntabwo mfumba. Uzi ko njye nagira ngo ndi mu nzozi. Meze ntabwo tubyutse. Mwese twari twicaye hano. Oya mama nta kibazo. Mama, uzi ko papa yabitubwiye kare, sibona gasari ikintu bitubwiye, twabanje kutuganiza kare tarava gusenga. Oya, numutinye Imana mu mbwije. Kuri mama byagenda. Yaje guhinduka gusa. Uranashaka kunyica. Oya. Mwitone shapi. Oya, papa yahindutse ukuntu dusabye imbazo twayakanarira. Wabyemeye nawe. Mama yega musengesho senga nagarayo. Ndi mu nzozi. Mama Imana usenga ntabwo ari bad. Amen. Ha. Biteze. Ntabwo ari cyiza. Wese urashaka kunyaka iki? Ndakumenyere. Wanyenje kuregera Natasha. Natasha? Wewe byagenze bite? Tuzi ko ngubwiza ukuri. Rimwe na rimwe ari igihe umbeshya ariko. Gusa ntacyo umbwira, nta kibazo mbwira. Uzi ko Natasha ari kunsiganya gukora mu cyumba. Nyine si umukobwa mukuru. None se ariko nawe uri mukuru. No, ariko ntabwo tugomba gusiganira gukora isuku mu cyumba. Nemba mbyutse mbere. Ninde ugomba gusaza? Nimba ari ubyutse mbere wasigaye mu buriri. Aha, nimba ari wabyutse mbere ninde ugomba gusasa? Si njyewe. None kuki we iyo mutanze kubyuka ansiganya? None se kuvuze kubyuka mbere kwawe no kubyuka mbere kwiwe. None mubyukiye rimwe. Subiza. Wabifatanya nyine wabyukiye rimwe kwafatanya cyangwa gasasa uyu munsi wagasasa ubuta. Ariko none namutanze. Sibyo? Papa namutanze kubyuka. Nta kintu na kimwe yazinze ntiyashashe. Nisugo ngo byari byo. Ariko reka nkuburetse mubwira ikintu, sibyo? Iyo ubana n'umuntu kandi ubona ko muzabana igihe kirekire, ubanza ukamenya ntuza uruhande rwe ruba ruri hasi n'uruhande rwe ruba ruri hejuru. None ukagerageza kubishyiramo hagati. Sibyo? Wowe warabimubwiye? Umva se nkubwire nyine. Ndetse nkubwire.
buretse se kugira umujinya mwinshi cyane buryo ugize umujinya ni igitero uba wigabye wowe ubwawe kandi wanarangiza ugashaka abasirikare bo kurwana cya gitero wigabye wowe ubwawe kuri ibyo rero reka kwigabaho igitero Mireye umva kandi ukomeza kubakangira nta kintu nyine ntabwo ari ukurakara none se nimubwiye ngo ngomba kumenya kuki we none utamwigishe ko agomba kumenya nibyo nyine ntabwo mwese mwahita mumenyanira icyarimwe ariko kuri aka kanya numva ko ari njyewe ugomba kumumenya yaje gusanga sibyo agomba kubanza kumenya imico y'urugo akabona kuzana nyuma ariko nimwebwe mugomba kwimubwira ntabwo ari byo papa ko ushaka kumushyigikira ikintu utaruzi kanya kubwira uriya mwana ni ikinege sibyo ikinege n'umwana wavutse ari umwe ntabwo amenyereye kuba mu bantu benshi ntabwo amenyereye kurara ahantu henshi ntabwo amenyereye kurarana n'abandi bagenzi be ngo wowe gerageza umwinjize muri ubwo buzima email nayisomye ariko nta attachment ziriho nk'iyo igomba kuba devi materiel kandi ikaba na devi ingana amafaranga rero icyo mwampaye ni email isanzwe gusa y'amadetail adafatika gushyiramo detail hanyuma wongera ubinyereze kuri email ndamusubiza Sarah yes daddy izo ntabwo ari ushobora gushaka meze neza we kuri tele munsi nanyiriye mu kazi ngo sani ntabwo abaturage baba bashaka gusuzuma babone kuri nk'umwana kandi umuntu munini ibyo se baba babyitayeho icya mbere baba bashaka no kubakorera akazi neza ubu meya aravuga ati dufite umufatanyabikorwa ukomeye cyane twa Sara nice ni sawa cyane ndi kugenda ngerageza kwitwara neza mu kazi zambara ivyo byaro niba nabara ahantu nagura ama plantation ninga nk'ibyayi shaka kugira muri business y'ibyayi next week nsubira mu kazi nzakubariza njya numva Pascal yambweza nyamashike ariko nyamashike mwana ari kure ariko umuntu yanagira option zirenze imwe ese papa ko mama yambwiye ngo waganiriye na papa Palu twaraganiriye nagiye kumureba turahura tuganira bya business ariko ahanini cyari kinjyanye ni kwakugira ngo mvugane nawe nyine kubijyanye n'agatotsi kari mu rukundo rwawe na Paul ko turi imiryango ibanye neza depuis burya Pascal yanyize imbere ku kaminuza ariko yakomeje kuba inshuti yanjye burya n'umudamu we inshuti ya mama wanyu ku buryo rero ubucuti bwacu bwarakomeje tugira n'amahirwe abana bacu bimvanamo so kuba rero ukundana na Paul ku bw'umuryango ni inshuti cyane ni profil ni avantage rero nawe nyine byaramutunga yavuga ati Paul rwose il a agi comme un enfant comme un petit garçon ariko nyine papa we yambwiye ko agiye kubirodressa rwose humura parahari kubwa tuzakomeza tubijyemo araguhamagara se muravugana oya ntago ayoka kumamagara ni nabyo nashakaga kukubwira njye n'ubundi nakomeje kumamagara nkamwandikira akanyihorera kandi still nungu nta kintu na kimwe arongera kumbwira kuva cyagiye muri ubwo kumunjiza muri ubwo buzima azavamo no kwihangana oya ntabwo ngenda ndumva impamvu ari uri kuvugira ntabwo ari kumuvugira uri kumuvugira pa impamvu atari kumuvugira wowe turasangamo sibyo ariko uriya yaje adusanga hano sunzi se nyine niyo mpamvu nanjye ngomba kukubwira none kuki utari kumva ko amakosa ari nyine njye ntabwo ndi kumva impamvu uri kunshinja ko ari njye ugomba kwiga kumera nkawe mbasheri wanjye amakosa naye sibyo ariko noneho umwigisha uburyo ki ayo makosa agomba kuyasubira ntabwo anyumva rega ari kuvugira hejuru none kubwo urumva ntabwo nawe mwigisha ariko abanza nyumve ariko nawe ibyo ndi kubwira kubyumva neza ntabwo ndi bubyumve ko nimba byutse nyuma yanjye agomba gutunganya kiriya cyumba cyangwa soke mujye murarana na mama we bose barimo hari ariko yaramenyere kubana na nyina gusa oya urumva ko ibyo ngibyo bitashoboka ahubwo reka mureke ikintu ngiye gukora uri kunyumva kandi ukomeza gufungura utwe ngende ntabwo nafunze umutwe wabwira umuntu akanga kunyumva kandi ndi umwana wawe nyine mva nkubwira erega nawe kuva yaraje umwana nawe buriya yabaye umwana wawe sibyo nawe ni umwana wawe ahubwo ikintu ngiye gukora ndaza kubiganiraho na mama we abimubwire sibyo kandi abimubwire neza ku buryo nawe aza kuguhamagara akakubwira ati ibyo wapfuye n'umwana n'ibiki byose kugenda nawe wafunze umutwe ariko narabimubwiye ko ntabwo ejo bizongera okay umunsi ndabyihanganira ariko ejo ntabwo byongera nibyongera aransokera mu cyumba yarara muri dushe yarara muri salo yazamuka mushangira icyumba muri batatu ntabwo ngiye binda cyangwa agenda arana na Paro ntabwo ngiye nabyo bonda Paro we yabyihanganira
ntabwo nakunda icyumba ahubwo uzi ukuntu gisa tugeranye kwereka oya si ngombwa kongera none se reka nkubaze ikintu nihakorobye n'imyenda nizinze ntihashashe hanunuka ni aho ya none se haranuka amahanya munsi wawe icyumba kidashashe kiba gihumura nzi ikindi kintu cyakuramo cyatuma hanuka n'igi cyeka nimba mugira umwana mukamutoga amazi arahari dushi rubatse kuki mutoga kuya mu cyumba cyanjye ariko ni wowe yaje asanga ni wowe cyitegereza afite hano ni ugomba kumwerekera buri kintu cyose oya none se uri kumbwira ngo musore ngumwirukane ari nkawe bibayeho tuvuga ko mama arapfuye nanjye ndapfuye none usigaye uri wenyine ugiye kuba mu yindi famiye bakavuga ngo reka mirete umusore wakwishima ariko nagendera ku mico musanze ariko baba bayikwigishije none nawe rero bimwica nanjye nze gushyiraho akanjye mbwire madamu mbwire ni reba ku mwana n'ibiki byose ni ukuri nibirenze uyu munsi ndamusohoramo ajye he arare muri salo okay ntabwo biri burenze uyu munsi ariko nawe nyemera ko umujinya urangiza ngaho ngera useka wanze guseka mire nongere oya ngaho genda nawe rero umukiri igitemo ngere museka nkumva mwana nibyo mungere museke naho ngiye nuze kumuvugisha ndamuvugisha so rero nagira ngo weho na mama mureke gukomeza guhangayika nimba atanshaka tumureke kuko n'ubundi ntabwo wakwinginga umuntu oya ntabwo nshaka umukobwa wanjye yakomereka bene ako nyine urumva wabyakira se ku mutima ndabwo njyewe ntabwo nzi ibintu by'abahungu ntabwo bijya binkanga cyane aramutse agarutse akambabarira cyangwa se akanyumva kuko n'ubundi njye nta kosa mfite twakomeza gusa atanagarutse izi warize ntamwihorera shaka umaze kuba wigize agasirikare shaka urumva uzajya mu kazi by'urukundo ukabyihorera agenda vade ugomba kurunguruka umugore ukamba abuzukuru tukakwambarira amakoti shaka tukakunywera papa ikintu cyampangayikisha ni kimwe mu buzima ni ukumva ko umubyeyi wanjye yaba yagize ikibazo naho ubundi abahungu bo baruzuye hano hanze Are you sure? Yeah, I'm sure. cyangwa shaka ni ikimenyetso cya trauma ngo ushakire umuganga ushakire umuterapiste gusa yabona ameze nk'umuntu ufite trauma daddy ariko defense ufite niba ziri real cyewe urabizi ko mbari kuri side yawe niba ziri real ariko niba ari zo kwidefanda ariko kumva ku mutima urimo urashira ni tell me none se pareba nawe umuntu yaraje arivumbura from nowhere ntazi ikintu abaye ntashaka kumvugisha nirirwamo amagara ubwo se njye nazageza ryari nta mwanya afite wo gukomeza gutakaza pe kuko ibingibi byaba biri no gushaka kwafekta akazi kanjye I love it ko gukunda akazi ke kurusha ibindi ni umukobwa wa papa nibyo badutoje nagaruka ku mugani wawe naringize gihe wenda hari intervention nk'ababyeyi ukeneye ko twakomeza tukagira ko ariko niba uri ku mugani dushobora kwensista ntawe ntacyo bigutwaye kwabo if he comes back it's fine on bless la balle turarikira umupira wanyu mu kintu ko mushaka icyo muzatubwira tuzafata iki thank you so much actually nicyo nshaka kubwira Daddy no kuri mureke gukomeza guhangayika ni mwebwe nanjye mu mpangayikishije ubu ngubu kuko ngiye namaze no gusa nk'ubyakira which is good that's not bad reba bene kandi gashyushye ndumva narwaye akagripe reba gashyushye kanye kuyagaze hora mu nkuru Semire, ko mbona utateguye icyayi hanya arabyuka ntabona icyayi ese mama Natani bwo kibyuka ngo mama Natasha hey wajya ugerageza ukanyita mama hari icyo bitwaye umutangana na Natasha uyu mudukize okay kuva aho mama yabereye na mbere hose agihari ntabwo nigeze mbona abyuka n'amasaha
bivuze ngo njyewe njye mbyuka ntegura icyayi nkurupe nkora imirimo ubyuka umwe ese si byo nyine mama bakorera abana babo yewe mama wanyu yari umuyaya none yari mama wacu ariko nizere ko icyayi cyahiye ntacyo nateguye nari ndindire ko byuka umva mubwire humura ugomba kujya uzinduka ugategura icyayi kuko musaza wawe ntabwo azabyuka ngo ateke icyayi uri hano ikindi Natasha aracyari umushyitsi ntabwo uhita umuhereza mu gikoni kandi sinzongere kukubona witunaritse gutya mu ntebe nizere ko wumvise ibintu byo kongera kunyurira ndi umugore w'umugabo hano ndi mama wanyu ngomba kubyukira igihe nshakiye ndi kubatekerereza uko mugomba kubaho nta soni numva ukuntu nyubahutse ngo ndaraye ngo nari nyiryamye urabisijya ntazangereye igikora turimo nk'umukobwa rero ngo n'uturimo tw'amaboko ariko nyumva n'uturimo tw'amaboko n'utwawe wakagombye kunyakira ukanyereka kuri umwana mwiza meze sawa meze neza nese ko umuntu waje kwishana se meze ahubwo se ko utinze wari gukora iki ubundi atinze kweli ariko buri make yansiga mbari iminota 2 ukumva natinze wari utinze nawe pe nshirima n'akabisi nyine no ahubwo mva ibyo nibyo nashaka ko tuganira iki se kandi ese ubwo we nubwo uri kureba ko hano hose hari kamera usanga ese kamera si abantu bazishyiraho si n'abantu basiba amafoto azije uzajya nyima akabizi kweli n'ahantu se nkanga buri wenda watumye Ivan umva icyo nshaka kukubwira ntabwo nshaka ko ibyo bizajya bikora ahangaha ndashaka ko tumera nk'uko twari tumeze imbere ukiza ahangaha ashaka kushira nawe rero uri kundenganya ibintu nabizi neza ko ari wabinzanyemo yego nyine nanjye narabishakaga ariko urabizi neza ko ari we mbarutse ibi bintu rero wiba ari nawe utangira gufata imyanzuro kuko urabizi ko ukunda ntabwo ari urwawe gusa ntabwo ari ukuza ngo unoreho ibintu ngo uburyo imyanzuro ihita ifatwa neza ubu amarangamutima yanjye nyine ubwo bayajyanye aho ushaka I'm sorry baby ariko nyine nanjye mba ngira ngo ndebe ko basi twazabipinga tukamarana igihe none se uke kuvugana nawe se ni gute none bizajya bisaba iki cyangwa kugira ngo Ivan nanjye mba ngushaka pe uri umusore mwiza mba numva nagusoma ariko nyine bikora imisi manura amababa rero sibyo mama wanyu umanya ashobora kuba yarishwe n'agahinda kubera ko ese ubwo wowe tuzakwakira gute ko uri mama wacu utatukorera ibyo umubyeyi akorera abana be nanjye urashaka ko mfa twari tumenyereye nanjye urashaka ko mfa ntabwo ari byo byamwishe ariko buriya yishwe n'agahinda nshuti yanjye buriya nyina nk'ikiniga cyaramufashe kiramugigagura kubera kugira nanjye kuvuga ibyana kubera kugira abana nkamwe mutumva mutamufasha mutamenya ko ari umubyeyi ariko bibaze gufata uruhinja ukarurera amafaranga amaze kukugendaho uko angana reba igisuko uba uhagaze ariko warangiza ngo nyoko nabyo ugabona yaranagufuriraga yego ari ntabwo Yesu uramenye ntuzongere ugomba kumenya imirimo uri kunyumva Yesu ubwo nakwita nabo ndise mwana wanjye ako kagemu se bakita gute karame ko waje kureba icyayi ucyatunganya byarangiye gute nari nyeganira n'umukobwa wawe neza ba reka nze tugitanga meze neza gira tujye kugitunganya mwana no wawe ata mire bite umeze neza shangwa byutse yumva atameze neza umutwe ngo uri kumurya ahubwo nayo amatelefone murara si uko se shagira uragira igihe cyo kuryama sibyo urumva ufite umuriro akunda kugurirwa ikinini muri farumasi cyangwa ni ngombwa tugomba bananjye ntabwo nabareze kubaha ibinini nimba ari ikibazo cy'umutwe ni ukuvuga ngo ufite ikintu cyawumuteye c'est-à-dire ni amatelefone baba barayemo ni ukuvuga ngo ni ukuyagabanya sibyo kandi uheruka no kunywa amazi si uko tuba twumvika byibuze ku munsi uzajya unywa litiro imwe n'igice sheri tugende nkwihera amazi sibyo ubu naryamye uruhuke okay ina amazi nshaka ushaka tugende nubwo amazi sakugura ni mu birangiza mwabwira sawa be Yesu yabashaka kwerekana iki mu isura yawe
ubundi genda yego be reka nyakuzanire sibyo kamuzanira amazi kanyakuzanira amazi bafite ubwoba ibaze niba papa tubonye. Okay, none ubwo bishatse kuba ngo ninshaka no kugusoma birarangiye cyangwa hari indi sosiyo wabonye? Basi mobera. Neza ubwibaze batubonye duhoberana wanze. Ngewe ahubwo nyine wembwira uburyo basi wumva bukoroheye. Uburyo nshaka ko tuzajya tubikoramo rero mbabarira nuzajya wumva nshaka cyane uzajya umbwira dufate imodoka tureba ahantu tujya twisanzuye ku buryo mu rugo batamenya naho twagiye. Ni essence? Ikibazo ni essence? Nugiye ikibazo cya essence ntabwo essence ari ikibazo muri uru rugo pe. Akose basi ni no kugusoma byanze ubona nubwo umuntu yaguhoye. Basi rero hino mobere gato ariko ntabwo itureba ariko se shire cyufite ubwoba. Ivan ngaho genda sava. Yes. Meze neza. Uranyuka kunywa amavuta? Nibyo n'ubundi arimo arambwira reka nyahinduye none ahubwo. Amavuta Allô? Morning. Mas eu te sei. Yeah, I know. Naenda ukumbwe. No, you're going to joke. Egg. Yeah? Yeah, no, for sure breakfast. Oh, okay. How is it? Yeah, mine too was delicious. Naenda ukunda. Ntabwo mbishidikanya. Ibindi byose bimeze neza. Usibye ko nyine mfite ikibazo kinkomereye pe. Nyine navuganye na mama na papa. Barashaka ko njya kwiga Canada. Yeah, I know. Nanjye nibyo nari ndi kubabwira. I know. Nanjye ntabwo nabo tutari kumwe pe. Wadi nk'umuhumeka. Ese sheri wambabariye ukanyumva koko? Ese ubu basi ni gute nzabona kunyubaha wifata ukangereranya n'abakozi? Oya genda ntukagira umujinya wose. Reba igihe cyose umaze utamvugisha. Narabikubwiye ko bitashoboka ko tumwirukana byararangiye, mama nta nubwo yanabyumva. Okay, pardon, ndabona ndashaka kunyumva rero ibintu byose wakomeje kubigira intambara. Please, nimba wumva
utambabarira basi nanjye mbabariremo amahoro niturize. No, wowe rekera kunstressa nimba wumva kuma imbabazi byakunaniye. ese ubwo ko ndi kureba ubu ngubu uri guhumeka iki? No babe, but I'm serious. Yandisebye. Shabe nyine urabizi njye ntabwo banyumva, ntabwo mbizi, like maybe ko kuba nyine last born ariko bimera. None navuganye na sister we nyine mbona ari kunyumva ambwira ko ari buze kugerageza nyine kuvugisha n'ababyeyi. Mbe ndabizi nanjye ntabwo mbishaka, ntabwo nshaka kugenda. Ariko nyine urabizi ukuntu papa ari umufungamutwe na mama byibuze ugerageza kuba ku ruhande rwanjye, this time yankatiye. Byaba ari kumbwira ngo ntabwo ndi macuane. Yeah, I know it's bullshit. Yeah, basi nyine njyewe urumva nta gisubizo mbifitiye, ni ugutegereza nyine Sarah akaza kumbwira uko bamubwiye, kuko byibuze niwe muntu bagerageza kumva. Njye simbizi, hari n'igihe ngira ngo njye barantoraguye cyangwa baranyadopse, ntabwo mbizi. Okay, have a great day too. I love you more. Yeah, but ndabya appreciating ari ukuje kundeba kubera ko ndagukumbuye. Bisous. Love you. Okay, babe. mu mwanya wo gutuza kuko nanjye nkeneye time. Hashize igihe kinini nirirwa nkwinginga nguhamagara nkwandikira waranyihoreye, rero nanjye ndumva narushye pe. None se urajya nkora iki kugira ngo mbabarire? Okay, ntacyo tubireke. Nimba ukomeje kurakara gutyo tubyihorere, ukomeze ufate time yawe witekerezeho. Nanjye nkeneye kubanza gutuza neza nkashyira akazi kanjye ku murongo. Ubwo niba ufite umwanya wo kumvugisha uzambwire, duhure tubiganireho tubikemure. Sawa, bye. Reka nitawe papa, ndumva ari kumamagara. Sawa. Wawe kuri mbere sio kama kumeka ya kafa. Niba urinda Brits batetse. Niba bise kuri mbere kabisa umenda kundeka musubiza. Sawa. Niko Sandrine. Karibu. Uri urakabeshye? Abeshye. Kuva ryari tunyikanye kwambeshye? Jewe. Je Sandrine. Kuko ni mumbeshye abandi bantu bose bo mu rugo ntabwo babajujubije. Ubwasa ngo nabyeta. Jewe. Ngeze ngubeshye. Ngomeje umwana uhinja mu rugo. Ngomeje umwana uhinja mu rugo. Se nibyo, nase ntabwo akabanya gahinja. Jewe. Sigahari. Urabizi ko nakabonye se? Karahari. Umunsi simusi bamuri kumwe. Ntabwo ufite akabazo kanini katari gatoya. Nta gahinja ubona. Ukina filime, ukora comedy cyangwa umurwayi w'umutwe. Nyine agahinja nashatse kuvuga, urabona agahinja nako kaba kazi kwifurira. Bikaba kazi kwisasira. Agahinja ibintu byose barabigakorera no kujya kukagurira imyenda barakagurira. Sinango akabonye kakandi twarasana. Ibintu byose baragakorera pe. None nari negereje kureba no kukagaburira nimba bazajya bagatamika. Niko nakubwiraga ko yatoraguye. Komeza n'ibindi. Kumve nuko mufite ibintu byinshi cyane. Tumwe tagahinja. Nta kindi.
cyane ngiye kubeshya ngo bajye banagatamika ariko ntabwo ndabona bagatamika ngo bagiye kubeshya kandi ntabwo ubeshya zandiriza ajya gukina filime ko nabona akazi ko mu rugo ntabwo agakora ubeshya gutyo upfundikanya umuntu bwawe kandi narumvirije mwumva ngo Sarara yaramutoraguye yamutoraguye niba ari Gahanga niba ari mu Ruhango niba ari